kuzimu muzamu uri guhamagara imbaraga zayo muri bikoko bingahe vamo wahenewe vamo wahenewe murumva ibikoko bimurimo ahindutse muri bingahe mwebwe urumva n'ibikeri birimo ahindutse ipusi twese bamware mu izina rya Yesu mwese mutunye ibiganza y'umwana w'umukobwa twatuyeho kuzakomera ntibazongere kukubona ukundi yitwa nde niyo mugenga ntibazongera kukubona ukundi ubuzima bwawe ndabubohoje uzavamo n'umukobwa n'umukobwa kuva uyu munsi uzakomere uzubaka urugo ubwenge bwawe ndabugaruye usubije ubwenge bwo mu ishuri ntibazongere kukubona ukundi ndeba hano Yesu akubohore Yesu yakubohoye ndeba hano dukomere Imana amashyi menshi wahaguruka yafashe imbaga afite imyaka 8 ndeba hano tumwatureho imbaraga z'Imana pobera kuva uyu munsi akira gukira kuva uyu munsi akira gukira uko mpobeye niko nshubije amagufa mazima mu mubiri wawe urakoze Yesu mu butwari wampaye Imana sezereye buno bumuga burundu iyi mbago ndayisezereye amagufa yasubirane urakoze Yesu uyu mwana azagirire mama w'umumaro uyu mwana ntibazongere kumubona ukundi katukomere Yesu amashibo twongerere Yesu amashi tumuvugirize impundu ngwino Yesu arakubohoye ngwino Yesu arakubohoye ngwino Yesu arakubohoye amagufa yawe nabe mazima nkurikira amagufa yawe asubira nabe mazima kuva uyu mwanya tambuka Yesu abohora ubuzima bwawe ngwino ijuru gukora operation nkurikira wihuse ugiye kwiruka nka inshuro 3 ugere kuri rabafu rugaruka genda wiruka garuka wiruka subirayo wiruka ongera ugaruke dukomere Imana amashyi menshi cyane wakuroza agiye kuva ku buzima bwawe haya matole mose terebo tera haleluya abantu bagiye gutabagwa bahaguruke batera haleluya vuga ngo ndatabagwa mu izina rya Yesu vuga ngo uyu munsi ndasohoka mu mubabaro wanjye imbaraga zose zingwanya zirandekura ongera utere haleluya
igutabare uyu mwanya, Imana igutabare mu izina rya Yesu. Mama icara hariya, Imana irambwiye ngo ishizeho iherezo. Datewa gwaye gute wowe? Nitura hasi nicaye. Wituye hasi? Nitura hasi nicaye. Ariko hashize igihe kinini cyane. Niba baranyunga, kare mbasha kujya mu misa mu gitondo, ndetse nta kibazo mfite. Kwezi kwa kabiri kuri mwaka washize, kaya numva umuriro uraka, umuriro kinshiraho amazi akonje, nkumva umuriro ntushira. Nkumva umuriro ntushira, biba birazamutse bigeze. Pari amazi. Ubu ntugenda no kunama ntubishobora. Kiraho mikrofone. No kunama simbishobora. Ugenda byakubereye ikibazo no kunama n'ibibazo. Vuga ngo Yesu, Yesu, nageze aho bakirira. Nageze aho bakirira. Uyu munsi ngiye gukira. Uyu munsi ngiye gukira. Wambaraga we wangwanyaga. Wambaraga we wandwanyaga. Uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none. Yesu agiye kumbohora. Yesu agiye kumbohora. Imana nigukiza uzayikorera mama. Shaka kuri nzayikorera. Gukoramo iki okuguru kumwe aho ngaho. Kuva uyu munsi ngaruye imitsi yawe, umugongo wawe bangirije, anetito pesi nteranyijemo amagufa mazima mu butwari mpabwa n'Imana. Ngaho nama, Yesu arakubohoye. Manuka wuname, humura, Yesu aragukijije. Bagufashe iyo mikrofone. Igihe umaze utunama kirahagije, ngongera uzamuke, ongera uzamuke. Uko ni kuri gukira, ongera umanuke, ongera uzamuke mama, ntagukozeho neneho, ongera umanuke. Yesu abohore. Bikore wihuse, ijuru riragutabaye nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byose mbisohoyemo nonaha, sohokamo wantozi we. Mama, igihe umaze utagenda, Yesu arakirangije. Urishimye? Ngo nkurikira, twihute, twihute. Kora agasiporo tugende. Imana igukize, subirayo, dusubireyo. Dusubirayo, Imana igukize. Twiruke cyane, twiruke dusubirayo. Yesu aragukijije. Mbega dutere haleluya. Haleluya. Ati ikintu cyaziritse imyaka myinshi kivuyemo none. Mbega dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Jya kwicara. Imana ishyizeho iherezo mu izina rya Yesu. Katuzamurira Imana icyubahiro, tujya gusenga. Icyubahiro ni icyayo. Gira umuntu muri kumwe ngo ntabwo Imana. Tubahaye ikaze mu nzu y'Imana. Ndashaka mbere yuko nza kwinjira mu mwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana, kubwira ibintu bigera muri bitatu. Uyu mubiri dufite ni amazi ameneka ntayogwe. Ni ikibindi umuntu atura hasi kikajanjuka. Ayo maso ufite
ni intizanyo Imana iguhaye. Amen. Ayo maguru n'amaboko ufite ni intizanyo Imana iguhaye. Isaha n'isaha uyu munsi uri gusenga Imana kuko hari ibyo uyikeneyeho, ariko ahari uyu munsi urahazi, ariko ejo nubwo uri gusaba Imana ndagira nkwibutse ngo ntabwo hazi. Aha uzi naho uyu munsi, hanyuma mu myaka yawe yose ubayeho ntabwo nyizi, ariko Imana irayizi. Hari ibintu byinshi wakoze byangwa n'amaso y'Imana. Wagiye mu bapfumu, warasambanye, warikinishije, wakoze ibyaha bishoboka n'ibidashoboka. Mwene data uri hano si uko uzi gutwikira ikinyoma cy'icyaha, ahubwo nuko Imana ikigutwikiriye. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo kuba utaraseba nk'abandi si uko udakora ibyaha, ni Imana ikigutwikiriye. Hanyuma ukimara kumenya aya makuru, ndakwinginze nta muntu urakwigisha, kombeka amaso yawe uganiriza umutima wawe. Amaso yose twasenga tugahanura ibimuga bigahaguruka, turi abanyabyaha ntacyo amaze imbere y'Imana. Imana icyo ikeneye ni umutima wawe mbere y'uko nza kugusengera Imana. Ganiriza umutima wawe, ntutegereze ngo ndaza kukubwira ngo ihane ubusambanyi, ihane wagiye mu bapfumu, nubitegereza urabiheba. Ahubwo ganiriza umutima wawe, uwubwire ngo ndabizi ko ndi umunyabyaha. Bwira Imana uyibwize ukuri, bwiza Imana ukuri, uyibwire ngo ndi umunyabyaha, uyibwire ngo narakosheje, uyibwire ibyaha wakoze byangwa n'amaso y'Imana. Ngaho yibwize ukuri, bwiza Imana ukuri mu mutima wawe. Ibyaha wakoze urabizi byangwa n'amaso y'Imana. Ni wowe wiri gutukisha izina ry'Imana, kandi abantu bakubona bakagira ngo uri umunyamasengesho. Abantu iyo bakubonye bagira ngo warakijijwe, ariko agakiza muri wowe ntako. Urabizi neza ibyaha wakoze ko bigutandukanya n'Imana. Mwene data uri hano, umubiri n'amazi ameneka ntayo. Saba Imana imbabazi, uyibwize ukuri. Ibyaha wakoze bigutandukanya n'Imana. Ubwiza Imana ukuri ibyaha wakoze bigutandukanya n'Imana. Ndabizi uyu munsi turagira ibihe byiza, ariko ibihe byiza bibanzirizwa no kwihana. Ibihe byiza bibanzirizwa no gusenga. Mwene data si uko ufite experience mu gukora ibyaha, Imana iracyagutwikiriye. Ubwiza Imana ukuri. Ibyaha byanjye komeza ubwira Imana, yarabyikoreye, atigeze gukora icyaha na kimwe. Ibyaha byanjye haleluya, yarabyikore, atigeze gukora icyaha na kimwe. Umva gatoya, reba umugabo wikoreye ibyaha byawe. Ndashaka umutima wawe uze kubohoka. Ndashaka uyu mwanya Imana ikugenderere, Imana igukure muri izo nzira. Mwene data uri hano, hari ingeso yakubase, uyu mwanya uyisezerere mu buzima bwawe. Ubwire Imana ngo Mana uyu munsi ndayisezeye. Ubwire Imana ngo Mana uyu munsi mfashe icyemezo. Imana iraza kuguha umugisha. Bene tole boni alaki desanse boneforia. Ejo ndi gusenga, Imana yambwiye ibintu bikomeye, kandi uyu munsi muraza kubona Imana mu buryo budasanzwe. Ariko
hasigaye umuntu umwe wo kuba wamaze kwiyunga n'Imana. Iyo dusenga Imana habamo ikintu bita meditation, ukamedita Imana ukayumva muri wowe. Niba uva gusambana bakaguhanurira ngo Imana iguhaye umugisha, icyo ni ikinyoma. Ntabwo Imana ishobora kuguhera umugisha hejuru y'ubusambanyi. Imana mbere y'uko ikublessing ugomba kubanza kuyizanira umutima wawe umenetse, ukabwira Imana ngo Mana, maze kubona ko ibyo nirutsemo byose nta gisubizo. Ukabwira Imana ngo Mana, nje imbere yawe kuko ni wowe ufite igisubizo. Imana ijya imanuka mu ijuru ikareba umutima wihanye ukomeretse. Imana ikunda abantu bihana. Imana ikunda abantu bafata icyemezo. Mwene data uri hano, uyu ni umunsi wawe ugomba gufata decision, ugafata icyemezo mu buzima bwawe, ukabwira Imana ngo Mana, ndamaramaje, fashe icyemezo, ngiye gukizwa, ibyatumaga ngutukisha ndabihaza. Niba uza gusenga hano ugataha muri quartier n'ubundi ugakomeza kuba wa wundi, tike yawe uba wayipfishije ubusa, wakaba isohoka amafaranga ukayarya. Kuko uyo waje hano ugomba kuza wafashe icyemezo, ukavuga ngo nubwo mfite ibingoye ariko ngiye gukizwa maramazi. Haleluya. Icyatumye Imana igusiga, tunganye ibitatunga. Icyatumye Imana igusiga, tunganye ibitatunga. Icyatumije usigara, icyatumije Imana igusiga. Haleluya. Tugiye gusenga. Mama, fata mikrofone dusenga. Niba hari ikintu cyakugoye, haguruka ku maguru. Shaka umuntu wumva ko afashe icyemezo, pana ibintu bya brage. Umuntu ufashe icyemezo ukavuga ngo uyu munsi mfashe umwanzuro, ngiye gukorera Imana, ibi ndabizinutswe, ngiye kumaramaza. Hagarara aho ngaho uri. Niba wumva ufashe icyemezo ugiye kudusengera Imana. Niba wumva ufashe icyemezo n'umwanzuro ukavuga ngo ndahaze, igihe nakoreye ibyaha ndazinutswe, ukavuga ngo ndamaramaje, ntuhagarare kuko urebye mugenzi wawe. Oya, bene data, ukizwa nabi bitera umwaka. Ibi ndabibabwira kuko ndabizi.